byo si bihimbano ariko icyo nemera rero nuko rwaba rutoya rwa rugari impunzi ishatse gutaha yatahuka ariko Rwanda ni rutoya ibyo biraboneka aho kuvuga ngo impunzi kugira ngo zitahuke nta cyakozwe wirengagiza amategeko ariho kuva muri 66 nabonye agatabo kandikiwe muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kanditswe icyo gihe muri 79 uzarebe wari ministre wari w'icyo gihe yashyize hamwe amategeko yose ariho agenga itahuka ry'impunzi ashyiraho arrêté présidentiel ya Kayibanda 66 ashyiraho amabwiriza yose yari yabaye imbere ako gatabo uzagashaka usome amabwiriza arahari kuva icyo gihe hari uwayahanaguye se cyangwa ushaka kunyemeza ko mu Rwanda ari mu bakozi ba leta ari kubikorera ku giti cyabo nta mpunzi zatahutse zikurikije ayo mategeko zatahutse zinyuze zihe nzira barazihohoteye se ariko ayo mategeko ariho naho kuvuga ngo impunzi ntizitaweho uzarebe wanditse ayo mategeko yashyize hamwe niwe ubu ngubu uvuga ngo izo mpunzi ntizitaweho ngo niwe utegeka ngo abo ngabo yahunze ubwo bumwe si cyo gihe yavuga ko yahunze iki yahunze avuga iki none ubu ngubu arategeka ntategeke se wateka baramwumvira koko bamwumviye saka bategeka koko bakomeza kutwereza amasasu aze aho ayohereza hariho bamwumviye se bamara kunywana n'abantu bakatwereza ibitero hano ibyumba naho ubundi amategeko ari uzareba ku gatabo bayashyize hamwe muri 79 ntibigeze bahanagura kandi rero cyakora muri ibi by'intambara twongeye kwemeza i Dar es Salaam ku Rwanda rwemera rwose ko impunzi zatahuka ku Rwanda rusaba gusa ko amahanga yadufasha kuko u Rwanda ari rutoya ntabwo ari urwitwaza ariko biragaragara Rwanda ni ruto ariko rero ibyo ntibyabuza ya droit bafite yuko igihe bashatse gutahuka bwa burenganzira bafite yuko igihe bashatse gutahuka batahuka tukaba dutegereje rero ko wa muryango wita ku mpunzi uzadufasha kubarura abashaka gutaha uzadufasha kureba abashaka gutahuka n'ibintu byangombwa bagira kugira ngo nyine bashobore kuza naho kuvuga ko abantu batitaye kuri icyo kibazo ko abashatse kuza babuze uko baza kugira ngo ntabwo ari ukuri kuzuye